Patino yego ye ikaze ndenda kwishakira ahubwo naka ni peti nanjye ubu ngubu umwaka mushya muhire twese hamwe ubwo dore ko umwaka ushize 2025 yari imeze ite kuri Patino 2025 mu buzima bwite yagenze neza biri aho ngaho ariko turizera ko 2026 byo ni ibindi mutange 2020 equipe ya polisi ikubita bine vuga ngo 2026 tuvuga 2020 2026 ikubita kuvugishwa ikubita ibitego bine ariko ntago muratunguwe se kabivuge none ntafitemo ibintu by'abanyabasiri umva shamfasha siko mfite n'abantu bamfasha umva ko equipe mfashe neza nyuma yo gutsikira mu Bugesera oya twaguye mu ntabire zo mu Bugesera ntago nta muntu umutana hago umva yamenyere kubaho neza uri mu rugo nkarebe batapi amatara urumva ya protocol ibirahanga buriya muri football abizi ko akenshi abamo no gutegura match nyine tukabategura equipe ukayikinisha ku manywa ukayikinisha ku zuba abakinnyi batarabimenyereye match nyinshi twebwe tuzikina hanga asanga saa 9 hari saa 12 ku kibuga kiza nk'iki ngiki hanyuma rero kanjyana muri zira ntabire bararugu ibiri kugenda gutya ikidundiga itigaruka inyuma Patino ukimara gutsindwa na Bugesera kandi wari umaze imikino ingana kuriya utaratsindwa n'umukino wakiriye gute kuri wowe mbo icyambere ntago nari impari wenda ntago nabimenye ariko hari amakuru nagiye numva ko habayemo kwibwa simbizi kuko ntago nari ndi kukibuga cyangwa wirebereza hano Nyamirambo gusa oya ikipe twirebera kenshi zahanga n'izahandi mu ntara ariko kijya ntago twe duhari turi mu kazi hanyuma ntago nabikurikiye neza ariko nje ntarimwe ndatangaza ngo ikipe itsindwa ubanze ibyo bintu bimenye sibyo unandukanye na babandi batangaza ibintu bitabaho nta na rimwe ndatangaza ibintu ngo ntibibi nitsindwa byo bibaho nashaka gutwara igikombe natsinzwe ariko ntibyabaye ntibyanakunze gusa turakomeje ni polisi uri kubona gute nk'icyo kibazo wumbajije wakaba nsaba imbabazi ikipe isinzi ibitego bine ngo uri kuyibona gute aho ubwidatsinda bine nari kuba nyibona gute cyo nicyo kibazo mugiye gukurikizaho Elimelek ubutumwa kuri Elimelek ni equipe nazo kuva zagera hano mu Rwanda ziri gukubita umuhisi n'umugenzi bo ubutumwa rero natangira ngo ubuntu gutanya amabwira nti bismillahirrahmanirrahim yakana budwa yakana mustahin kwera ko ikinyarwanda bishobora kutacyumva gusa cyo nababwira cyo nuko semurira n'umunyarwanda uvuga ngo ndavuze nyine nawe mu magambo makeya nibwo mugiye kubona polisi ubundi ngiye kubona polisi ariko none polisi ngiye abone ntago muca kwipimira kuri zone equipe zanga equipe tutatsinze kandi nta equipe tutatsinze twarushije urumva ubushize ari Hilal yarancitse ariko nanone se kuvuga ngo yarancitse equipe irakomeye naje kureba match ya Elimelek na Kiyovu Elimelek nanatungo no kubona kugezwa akanya itari natsindwa kandi ahubwo ari equipe nabonye irakinika kurusha ari Hilal gusa nzashaka kuzabirebera kuri polisi nanjye bona ninda kuvuga ibintu bitabaho ngo nzayikubita 8 oya atatu niyo nagishirisha mino kimwe muri volley gusa niho nanjye niho nshaka kurebera polisi ikindi kintu navuga cyo nuko polisi irakomeye wabyemera wabyanga polisi irakomeye ndakeka ari nayo match ya mbere cyo kubitsinzemo ibitego byinshi ndetse no muri championnat yose ari ndikipe ranza bine ubigura nigurisha ryarafunguwe ku munsi w'ejo mu equipe yemerewe gushyiramo abandi bakinnyi urabona muri polisi hari umwanya uvuga uti umwanya urajegajega hakenewe undi mukinnyi cyangwa equipe yawe irihagije ntago byabura dukeneye kugura umwataka ariko umwataka dukeneye nta uri mu Rwanda kuko abataka bose mu Rwanda ni ibisheki kabisa nta mwataka nyine mbona ku rwego rwa polisi urumva ejo ubungubu nawe nubwo ajya mbeshya rimwe na rimwe urakora natsinze ibitego bitatu yatsinze hat-trick nyuma y'imisi ashobora kuba ubungubu bagize nk'ibitego bitanu niba ntago mbizi neza ariko shokora nka bitanu hanyuma rero ninde mwataka mbwira nawe ku giti cyawe numva ninde mwataka twashyira nko muri polisi Chabarara niwe Chabarara urwego rwe n'urwo muri Musanze harya Musanze nibwo Musanze kuri ubutaka bw'u Rwanda rona nta mwataka n'umwe uri mu Rwanda waza kwatakira polisi ntawe bivuze ngo polisi urabona umukinnyi ukeneye kongeramo n'umwataka gusa birasaba ko mu agent wacu ukwiye kuduhahira ubu ngubu bagomba kuba ari gupakira amavarisi indege kabisa amatike arimo aragira urumva n'ibyo kuvuga ngo urwego rwacu bunini nka Mayele ariko Mayele yabarenze urwego rwa championnat y'u Rwanda ako dukeneye umwataka umeze nka kuriya ku buryo iyi kipe si itangira kugira ubwoba bw'umwataka umwe kurusha ikipe yose sibyo ubonye Mayele binakoreye aha ngaha baje ne warabibonye Pati urabona ari iki ubuyobozi bwa polisi bukwiye gukora
kugira ngo uyu mwaka polisi itware igikombe cy'amahoro ndetse n'icya shampiyona. Urabona nyine ubuyobozi bwa polisi uhereye kuri no match mutsinzemo ibitego 4. Nta kintu ubuyobozi bukwiriye gukora, urumva nta kintu ubuyobozi bwa polisi bukwiriye gukora, kandi ibyo bukora bigaragara. Icyo ahubwo nababwira ni songa mbele we tupandani. Na ibyo kuvuga ngo ndababwira uze mbarusha ubwenge se abajeni bazanye abataka, bazanye equipe imeze gutya, baravugura ibintu byose. Icyo nisabira ngiye no mwataka cyane nk'umwataka umwe, kuko defense tumeze neza, gardien ntacyo narenga kabisa. Dufite Onesme, tukagira na Patience ndi bazima, dufite Chimezi, dufite Yakubu, hari hakurya tukagira Nzotanga bameze neza, hano tukagira Christian. Imana ngiye nkeneye umwataka muzima, umwataka uza gusimbura hagati y'ino Umugande harya yitwa nde Okwi, hagati ya Okwi ndetse na n'uyu nguyu wundi watsinze hat-trick yaje. Ariko shana ekipe yagukubise bita Bugesera igiye gucakirana na APR nayo muri nayo y'umukandida ku gikombe nk'uko murimo. Umukanya ugiye kubura inyuma y'iyi ekipe hano. Ntago nzi ngo bimeze bite, ariko ibyo buri ifi yigirira mu mazi ntago yabyigira mu buto. Kare bazakubeshya. Ega nyine Bugesera niyo muri zira ntabiri, urumva muri biriya bibaya nibyo nyine yigirira hariya. Ariko ahangaha ntago mpamya ko ibyo bintu yabyikora, gusa ndi inyuma yayo. Iyo ubona ikwiye gutsinda se niye yatsinda bikagushimisha niye bibaye byiza zanganya, ariko habayemo gutsinda yabantsindira kugira ngo basi at least bifite n'ikintu gifatika. Yatsinze Rayon Sport, itsinda Police ikipe nkuru nkatwe, itsinda na Elmerek. Niyo kipe navuga ngo imaze gutsinda amakipe akomeye kabisa cyane kabisa. Kandi twebwe gahunda twihaye ubu ngubu gufata ibisambo, twafashe ibisambo byinshi rero kira cyaraducitse, bashaka kukimfatira hanga uyu munsi rero. Tugiye kwinjira mu cyumweru cya derby Rayon Sport na APR. Ni match uri kubona gute? 0-0 zira kipe rega ngo murazikabiriza mu itangazamakuru. Ni 0-0 nta na kimwe 0-0. Ni 0-0. Ahubwo ikintu kiriho nuko wenda baza si championnat na si coupe Super Cup. Bashobora harya bara Super Cup wenda niwo bisobanukiye cyane, baza extra time cyangwa baza bahita batera penalty 0-0 bagakiranwa na penalty. Iyagitwara se ukavuga ati biraruta niyi ibone gitwaye kavuga ati biraruta. Ngewe kipe kora ko yanyibye ya Reyo yakijyana pe Reyo yakijyana. Nago nshaka ko bana abantu bakijyana baranyibye wasiwe. Dusoza Patino nanagushimira abafana ba polisi, dore muri kugenda mwiyongera kabisa. Ariko narabibabwiye ekipe baza rero yishakira abafana, naga ni ikipe itsinda uko byagenda kose ibona abafana sibyo. Polisi twatangiye tuza hangara abakinnyi abafana 3 4 5 6 at least ubu ngubu urana ko none dufite dufite n'abandi bapolisi bazanga kudushyigikira ari benshi, kandi akabamo n'abandi basivile benshi barimo nanjye. Anayende gushaka kureba ukuntu akobura nkawe w'umunyamakuru urana nk'agapeti kazima mpereza arakaye agapeti kazima nyine gatatuma njya hejuru ariko katanaciriritse nyine wafana numara gutsinda Elmerek. Nkareba uburyo we nago undebe usungenera nkande wowe ufite ubuye bushobozi numara gutsinda Elmerek. Nje nzazana ugiye kujya kwikosa kakanya byo gutegura match ya Elmerek. Umunsi nayitsinze stroke mwanga uzaze nzakubwira ipeti mfite Pati ira ekipe barabarabu babari bake ariko bakaza bakarusha abantu magana ngaye gufana. Mugiye kuyitegura gute nk'abafana kugira ngo muzahangane, kuko warabibonye imifanire yabo barabafana. Icyo navuga cyo nuko n'ubundi ntacyo twe twavuga ngo turi buze kubihinduraho. Sinabeshya, sinakuvuga ngo nagomeze nk'aba bandi batangaza ibintu bitabaho. Barabarabu baba bafite ibindi bintu. Niba umuntu yaratangiye gufana afite imyaka 2 ntago ameze nk'aho turi buze gufana ufite 3 n'itatu. Patino isabire ubuyobozi bwa bukuru bwa ekipe ya polisi nk'umwe mu bafana bakwiye no kuba abo umwaka muri Rayon Sport muri polisi. Isabire ubuyobozi bukuru bwa polisi ni iki bakwiye kubafasha kugira ngo mugire nk'ibikoresho. Nta ngoma ndabona na abafana ba polisi mu buryo bw'imifanire kugira ngo icyo bisabira. Turacyakeneye ibintu byinshi already, urumva imifanire iracyari hasi, ariko urabona ko n'imbaraga turi kugenda tubona z'abapolisi nayo fan club ya gipolisi imeze neza cyane. Gusa nk'abasivile bano basivile bo bakeneye ibikoresho ikirenze kubera ko igipolisi bafite na morale, umva morale yo muri force, uburyo baterega mu kanya nk'indirimbo nkumva ni indirimbo zo ku rugamba nta kintu kimwe wabirenzaho urumva. Hanyuma ikintu cyo kiriho hari rero bisaba ko
urwego rwo hejuru nyine nka afande mukuru afande Yahya president wa equipe w'icyubahiro nabitekerezo niba nka Peri zahanga ikaba ifite umurindi wa hariya uzwo ngiye tujya nko gukina match ya polisi na match ya Peri ndarindi harahirye hariya niyo waba udafana Peri uca imbere rwa muziki ugatangira uka nanjye rero ndashaka ko nk'umufana we equipe sajya burimo harahirya azajya azakavuga ati natwe reka vibe tuyifatirana mu gipolisi no gufata aga highlight kakaryoshye gufata agashusho kwerekana vibe zirimo aho ngaho Vuvuzera zatangiye kuza ariko hari n'ikizere cyuko ibirumbeti biraje ikinarenze cy'ingicyo twebwe dufite n'ibindi bintu tutari buvutangariza hanga bura kuko afande ni umuntu mukuru iyo guhaye akanya umukuramo utuntu duke tw'ingenzi two kugira ngo utangarize n'abantu gusa dushobora kuzaba turi muri equipe zimwe mu Rwanda nziza zifite imifanire itandukanye kugeza ubona ukuntu abantu mu South Africa bafana bafite utuntu twigira tutajya duhagarara ntago ari ibyo ngibyo ariko dufite ibintu muzumva namwe hanga muri retour deja ubu tugiye kuyitangira ntago iratangira twitege ko muzamufite imifanire mishya dufite imifanire mishyashya ariko imifanire mishyashya izana n'ibikoresho rero nka president wacu kabisa duhere kuri Van Damme ariko Van Damme reka tumusimbuke tujye kuri president w'icyubahiro Fande Yahya buraha komanze hose biba byumvikana kandi iyo umusabye ikintu nkuko akakumva ko gikenewe abafana bashobora kuba ari bake bafite ibikoresho bagacecekesha stade. Pati reka tugushimire tukwifurize umwaka mushya wowe nabaho uyu mwaka uzakubere mwiza cyane kabisa especially ku bantu bafana polisi ariko ngwino hano hari umuntu mutajya mumenye wajana ukabyara wajana uyu muntu nta match n'imwe ya polisi tutajya tuzana ngaha zose turi kumwanga mwavuye muri comedy ariko se twazivuyemo waraye nese umupira n'urwenya urumva abantu bihuriye ikindi kintu bamukwiye no kumenya nuko nago football tuyizamo kubera ko ari amarongo kuko twe nago dukina urukundo nta n'amafaranga regamo nta mafaranga wowe yakuramo kuko hano nago nose urya mu equipe bafite contrat twebwe biriya dukora nakazi ariko nyuma y'akazi turi abantu sibyo mugira n'amaranga mutima cyane tugira amaranga mutima nkuko duwana mutsanga no muri concert z'imiziki sibyo kuko nago niyo nicaye mu rugo nduvuga ndimo ndateka cyane ndimo ndafura cyane ndimo ndakora n'izindi business nago mbikora nashizeho ngo amafilme dukora oya mu buzima busanzwe none iyo wicaye uri kureba ibiganiro wakoze umusa ijambo rimwe kuri polisi yawe turagitwara si ijambo rimwe cyane muragitwara sawa rero amahirwe masa urakoze cyane kabisa. La Gloire Trading Limited yo nikwereka inkongoro gusa ahubwo ikwereka abo yareze uzarebaho amakaro yayo yubatse ubwiza bwaho buzakwereka ikinyuranyo ni mu gihe kandi nihagarariye Goodwill yo mu Bushinwa na Somani yo mu Buhinde ibihangange byahegitse izindi nganda zikishakisha inyubako zanyu rero ni muziha agaciro mwubakisha amakaro ya La Gloire Trading Limited akomeye adacuya indahangarwa mu guhangana n'ubukonje humidité dusanga mu gakiriro ka Gisozi cyangwa munsi yo kwa Rwahama imbere y'ishuri Remera Catholique. La Gloire Trading Limited, good tiles, good price. Umaze iminsi wibaza ahantu hizewe wajyana imodoka yawe ikongera ikamera neza nk'ivuye ku ruganda. Junior Auto Clinic Limited ni garage rigezweho riri mu ya mbere mu Rwanda. Dukora ubukanishi rusange, tugakora boîte de vitesse, diagnostic, aho twifashisha imashini scanner zigezweho. Dukora amashanyarazi y'imodoka, suspension, turagorora tukanatera n'amarangi bikaza kwabyo, tukanashyira amatara n'amapine ku murongo hamwe n'ibindi byinshi. Iwacu twakira imodoka zose, zaba izinywa karibira, hybrid hamwe na full electric. Ese waruzi ko burya za pièces de rechange zidapfa kuboneka ino, tuzigutumira zibwota amasimbi zikaza mu gihe cyihuse cyane utarinze gutegereza. Ntabwo tuvura imodoka byonyine, tunigisha ubukanishi, aho ishuri ryacu ritanga impamyabumenyi buri mezi 6. Turi garage ryemewe n'inzego zose. Ushaka kutugana duherereye Musanze hepfo ya gare urenze kuri controle technique nyuma ya Max Hotel neza ku ruhande ruriho Ikaragiro. Ku bindi bisobanuro hamagara 0783 03 161